Petero nzamubaza iriya nkota yagendanye na Yesu imyaka 3. Mana yo, tamubaza uburyo yagendanye n'umwami Yesu afite inkota kuri kw'Imana imyaka iyi. Abantu tujye tugenda n'abafite inkota tutabizi. Abantu tujye tugenda n'abafite utuntu bibitseho tutabizi. Kweri tukagendana n'abantu tukagira ngo n'abantu turi kumwe, twarambura amaboko bakayarambura. Abantu uzi ko dufite abantu mu rusengero bajya barambura amaboko, umutima utarambuye amaboko. Mwari muzi ko mu rusengero dufite abantu bajya babyina imitima itabyina. Mwari muzi ko mu rusengero dufite abantu umuntu ugusuhuza ngo Yesu ashimwe, umutima uvuga ngo uragapfura ka abo ngabo ni ba Petero bagendanye na Yesu bafite kwaje. Ibabane n'ababwiye bagiye kubatizwa, babandi tuye tubatiza tukabashyira mu mazi bumutse tukabazamuramo batose. Ari abapagani mu byo bavuga, ari abapagani mu byo bakora, n'uburyo bareba ari abapagani. Kandi ubupagani bwabo ntabwo batinda niba natinye kubizana mu rusengero. Ay, ndabazi banyana b'iminsi. Ariko nta mpamvu n'imwe dufite kudahimbaza uyu mugoroba. Yesu ashimwe. Mansuriza mugenzi wawe ubwire ngo Imana igumugisha kuza. Abashyitsi yitwa Nkurikimukiza Alphonse, umupasitori umuturanyi wanyu hano itorero rya Anglikani. Ndashima Imana yankijije kama agakiza yampaye no katumye nyikorera. Hanyuma kandi namwe ndabashimira, muri abaturanyi beza kandi muri abavandimwe, kubera impamvu hari ibintu ntafata nk'ari ibintu bisanzwe, kubera ko kuba nyangira umugisha mukamamagara ntago ari kubera ko muri Rusizi habuze abavuga ubutumwa cyangwa abapasitori, ntago ariko bimeze. Ntekereza ko ari ubuntu bw'Imana nagiriwe. Ntekereza ko iyo naje muhabwa umugisha kandi nanjye ngahabwa umugisha. Niyo mpamvu mujya munyibuka. Imana icyo bari tuyishimire kandi ibaye n'umugisha. Kamanzi nshimira Imana iminota yose bamaye ndayikoresha uko iri kandi ni myinshi. Ariko mbwira bene da, naraye mfite ibibazo, ari maze iminsi mfite ibintu ndi gusengera byinshi, hanyuma bigera mu gitondo bitari byakemuka. Saa 4 n'igice byari bihagije ngo nakire telefone yayindiza ije kunsubiza ku bibazo maze ukwezi kurenga nsengera bimbabaje, senga ku manywa senga na nijoro. Hanyuma umunsi saa 4 n'igice nicaye muri sari wanje ngiye kumva numva telefone. Imana ari maze iminsi imbwira ngo ngiye kwitaba telefone y'umugisha. Ndayitaba, maze kuyitaba ibibazo nari maranye amezi ageze kuri 2 sengera ku manywa nijoro niyiruza ubusa. Icyama mwiri teraniro ndabara turi online kuyogeza butumwa TV. Umuntu wese wumva ijwi ryanjye uyu mugoroba cyangwa ijya zaryumva cyangwa Imana izakunezeza nkuko yanejeje uyu munsi. Njya numva nkubwiye ngo uyu munsi Imana ikuremera ibyishimo nk'ibyandemeye uyu munsi. Imana yandemeye ibyishimo uyu munsi. Imana yanejeje umutima wanjye uyu munsi. Imana yansubije numva ko Imana ingiriye neza. Imana ihabwa icyubahiro kandi munyemerere mwakirira ijambo ry'ubuhanuzi uyu mugoroba. Tugirire Imana ho umugisha inezeza umutima wawe nk'uwo ko yanejeje uyu munsi. Mana nejeje umutima wanjye ndishimye. Ari maze iminsi mbisengera nta nijwi ry'Imana nta no kurota, ariko uyu munsi Imana yansubije ndanezerewe badi, ndanezerewe n'ukuri. Imana ikunezeza umva uko biryoha kubyo umaze iminsi usengera muri iminsi 40.
muririmbyi yararimbye ngo hari kurira kwararira umuntu, ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Ngo hari bwaba bwije mu buzima bwawe, ariko wihangane, umuseke watambika ku buzima bwawe. Ndashaka ko uyu munsi n'ubundi turacyari ku mwuka wera. Ni amasomo twakwiga imyaka n'imyaka, ariko mureke twibukiranye amagambo twavuze ubushize turi hano. Twaravuze ngo umwuka wera ni imbaraga z'Imana zidukoreramo kandi zikadukoresha. Twaravuze ngo umwuka wera ni umwe mu bagize ubutatu bwera. Twaravuze ngo umwuka wera ni ijwi ry'Imana twumva rikatuyobora. Twaravuze ngo umwuka wera niwe ubana natwe mu buzima bwacu bwa buri munsi. Twaravuze ngo umwuka wera ni umujyanama w'abakristo. Twaravuze kandi ngo umwuka wera ni n'umubatiza, niwe wuzuza umubatizo ukuzura hejuru y'amazi, hejuru y'amagambo pastor avuga. Twaravuze ngo ubatijwe n'amazi ukabatizwa na pastori, umwuka wera ntaze muri wowe, icyo gihe ubatijwe igice, ugenda nk'abandi bose, uvuga nk'abandi bose, ukora nk'abandi bose. Ariko twaravuze ngo uyu mwuka wera aje, umubatizo ukuzura, hanyuma icyo gihe duhinduka ibyaremwe bishya, kandi turavuga ngo icyo gihe dutangira kwera imbuto z'umwuka wera no gukoresha impano z'iki z'umwuka wera. Ndashaka ko uyu munsi tuvuga ku mugabo umwe. Uwo mugabo ndamukunda, abagabo benshi nkunda muri Bibiliya, witwa Petero. Hanyuma abantu nashyize kuri liste nzajya gusura nitugera mu ijuru, Petero nawe arimo. Niko bimeze. Mu bagabo nashyize kuri liste nzajya gusura umunsi nageze mu ijuru, kandi tuzarijyamo. Ababwiriza ibanga rimwe ryo ko tuzajya mu ijuru, tuziranye na Yesu Kristo, dufitanye igihango n'Imana Data muri Yesu Kristo. Nta rubanza dufite ruzatubuza kujya mu ijuru, kubera ko amaraso ya Yesu, haleluya, arahagije. Ngo niduhinguka imbere hariya, Imana izatubona ayo maraso, hanyuma dutambuke twicarane na Yesu. Nta mpungenge mfi. Muririmbira byo mfite ibyiringiro, bifite ubugingo, ko mfite umugabane he. Hanyuma Petero nzajya kumusura rero. Imana ishimwe ko ninjya mu ijuru nta Sotera iriyo, nta Arufa iriyo, nta Omega iriyo, nta Rwanda Air, ni naturi burengerazuba ngaturi burasirazuba, nta kibazo, nta gutega, nzagira ntegusa. Namababa nagezeyo namusuye, amubaza ibibazo rero. Nzamubaza uburyo yagendanye na Yesu, ariko uyu mugabo njya mwiga sindamuhaga. Ndashaka ko tumureba umunsi buzura ku mwuka wera. Turebe Petero ataruzura umwuka wera, tumurebe yuzuye umwuka wera. Hanyuma murabizi ko yo naje muri ibintu bibiri, ndabasengera. Hanyuma korera n'ukuntu urusengero mwarugize buri munsi nyanyera hanga ngasanga kantu gashyashya, umutima wanjye ukanezerwa. Habasabira umugisha sasa. Ntabwo nata ni oya, naba ndi umuswa, naba ndi gito. Ubone ngera hanga buri munsi ngasanga hari ibintu mwakoze, hari ibintu mwakoze. Umutima w'umupastori utinezerwa, kandi umutima w'umupastori utinezerwa, umutima w'Imana utinezerwa. Icyo ndakizi neza. Tugiye gusoma mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, igice cya 2, umurongo wa 14. Byakozwe n'ugice cya 2 umurongo wa 14. Aranditse ngo ariko Petero ahagarana nabo 11, ababwiza ijwi rirenga ati, yemwe bagabo b'i Yudaya n'abatuye Yerusalemu mwese mwe, ibi mubimenye kandi mwumvirize amagambo yanjye. Aba ntibasinze nk'uko mwibwira, kuko ubu ari saa ya 3 y'umunsi, ahubwo ibyo mureba ibi byavuzwe n'umuhanuzi Yoweli ngo, Imana iravuze iti, uko niko bizaba mu minsi y'imperuka, nzasuka umwuka wanjye ku bantu bose, kandi abahungu n'abakobwa banyu bazahanura, n'abasore banyu bazerekwa, n'abakambwe banyu bazarota. Nimwakire neza ijambo ry'Imana. Aba tugiye ku murongo wa 38. Petero arabasubiza ati, nimwihane, umuntu wese muri mwe abatizwe
mu izina rya Yesu Kristo ngo mubone kubabarirwa ibyaha byanyu, kandi namwe muzahabwe impano y'umwuka wera, kuko isezerano ari iryanyu n'abana banyu n'abari kure bose abazahamagarwa n'umwami Imana yacu. Amen. Petero mwene Yona, Petero umurobyi nka se wabigize umwuga n'umuvandimwe we Andereya. Petero ni wa wundi Yesu ari muri babagabo Yesu yasanze ari abarobyi, hanyuma arabahamagara ababwira amagambo atoroshye. Mwene Mariya na Yosefu umwana w'Imana ntabwo yagiraga amagambo yoroshye. Arabahamagara arababwira ngo muri abarobyi b'amafi, nimunkurikire nzabagira abarobyi b'abantu. Bibiliya itwereka ko bahise bumvira iryo jwi baramukurikira, bagiranye urugendo rwiza cyane. Birumvikana rwarimo ibyiza nyine rurimo n'ibibazo, ariko kuko bari bari kumwe na Yesu nta byabagoye. Hanyuma bagendana imyaka 3 avuga ubutumwa bw'ubwami bw'Imana bari kumwe nawe, azura abapfuye bari kumwe nawe, ahumura impumyi bari kumwe nawe, akiza indwara bari kumwe nawe. Iyo babaga bakunzwe babaga bari kumwe nawe, iyo babaga banzwe babaga bari kumwe nawe, iyo babaga bahaze babaga kumwe nabo, iyo babaga bashonje babaga kumwe nawe, iyo babaga bari mu byishimo no mu bigoye basangiraga ubuzima. Kuko Yesu yagendanaga nabo ababwira ngo nimurebe ibyo nkora kandi murebe mwumve n'ibyo mvuga, kuko yarazi neza ku munsi umwe namara kurangiza inshingano nyamukuru yo gucungura umuntu, hanyuma azasigira aba bagabo 12 azabasigira iki? Azabasigira umurimo wo kwamamaza ubutumwa bwiza. Hanyuma Petero nawe ari umwe muri bo, ariko Petero afite itandukaniro n'abandi. Iyo usomye muri Matayo 16 murongo kuva kuri 13 kugera kuri 19, Petero bavuye Kayisariya Filipo, bageze hasi mu kibaya, ari kumwe nabo, yumvaga ibyo bavuga, hanyuma arabegera arabaza ngo harya bavandi Kayisariya Filipo bambuga ngo iki? Bari abantu aho tuvuye ibintu bavugaga mwabyumvaga? Mbese bavugaga iki? Bamwe ati bavuga kuri Eliya, abandi bavuga kuri Yohana, abandi bavuga kuri Yeremiya ndetse n'abandi. Nibyo koko, ariko se mwebwe muvuga ngo ndinde? Bagenzi be bakishishingana no gutekereza no gushyira muri za logique nyinshi, umwana w'umuhungu witwa Petero ndabishushanya nkabona atera intambwe imbere yabo akavuga ngo uri Kristo umwana w'Imana ihoraho. Haleluya! Uri Kristo umwana w'Imana ihoraho. Hanyuma Yesu nawe yumvishe Petero amuvuze neza, asifiwe Yesu. Yumvishe Petero amuvuze neza, aramubwira ngo Petero we ntabwo ari inyama n'amaraso. Biramugenza ngo ibyo dukora si inyama n'amaraso, ntabwo ari inyama n'amaraso. Beneda, si inyama n'amaraso bidushoboza ibyo dukora, ahubwo ni izindi imbaraga, supernatural power, imbaraga ndenga kamere zidushoboza kuvuga Imana ukuri by'ukuri, zidushoboza kuvuga Yesu by'ukuri, zidushoboza kuzura umwuka wera. Hanyuma aramubwira ngo Petero we, kubera ko witwaga Simoni kandi ukoroheze cyane, nanjye nguhinduriye icyiciro ndetse nguhinduriye n'izina, uri Petero. Imana ishimwe, muhindurira izina. Kandi aramubwira ngo Petero we, nzaguha urufunguzo rw'ibwami. Imana ishimwe. Petero bakomeje kugendana. Munsi umwe ari mu bantu benshi, ni muri Luka 8 ku murongo wa 45, no muri Matayo no muri Mariko 5 kuri 31. Abantu benshi bari kumwe nawe baramubyiga, ariko mu iryo teraniro nubwo Yesu bamubyigaga harimo abatari bafite intego. Harimo umugore wari ufite icyago cyo kuva amaraso
mu myaka 10 ari mugongo, niko Bibiliya ivuga. Uwo mugore ahubuka mu kato, Bibiliya ngo bari baramutwaye ibye byose kwa muganga no mu bapfumu, asigariye aho, asigarana kwizera Yesu gusa. Ngo agiye kumva yumva Yesu aratambutse, arangije aramukurikira, amukurikira afite intego. Bwira mugenzi wawe, ujye ugendana na Yesu ufite intego. Ujye ugendana na Yesu ufite intego. Uwo mugore agendana nawe, yinjira mu bantu benshi, arabyigana, yari afite intego. Arangije Bibiliya tubwira ngo aragenda, ngo amukora ku ncunda z'imyenda, kuko yari afite kukwizera, afite ikibazo amaranye iminsi, ariko yari afite intego. Arangije Yesu ngo yumva hari imbaraga anishimwe zikiza zivuye muri we. Arangije arahindukira, atari ku bundi ninde unkozeho. Muri Mariko ni wasekeje, Petero abona Yesu nk'umuntu tu uri fane, usekeje, umunyarwenya. Ni muri Mariko 6:31 niwe babivuga neza. Ariko wowe abantu babaye benshi, no kugutura hasi baragutura hasi, no kugugusha barakugusha, no kukubziga barakubziga. None ko kuratinyuka ngo ninde shuwari mu byukuri vrema uratinyuka ngo ninde ugukozeho. Turinda kugwa kubw'abantu benshi, ariko Yesu yarazi neza ugize ute, yarazi neza. Yesu yagendanye nabo, hanyuma atangira kugenda mu bwenge n'ubumana bwe, abahishurira ko umunsi umwe bazatandukana. Umunsi umwe arabegera avuga ati rero igihe kirageze kugira ngo umwana w'umuntu aganwa mbanirwe mu maboko y'abanzi. Petero ati ijye uvuze urisubiza urivanye. Ibyo kuvuga ngo utangiye kugambanirwa, ibyo kuvuga ngo ugiye gupfa, ibyo byubyibagirwa. Intambara yo yaruta iya Hitleri, iyo yo yaruta intambara zose zabaye ku isi. Ntabwo byashoboka, ntabwo byabaho, ntabwo wadusiga. Aramubwira ati ibyo uvuga ntabyo. Umunsi umwe aramubwira ati Petero, bavandimwe, jewe ngiye kugambanirwa kandi muzanyihakana, bazakubita umwungeri, intama zagiye gute zizatatana. Abandi bose baraceceka. Petero aramubwira ngumva, uretse no gutatana ngewe nakwemera ngapfa, ntabwo naguhana, nakwemera ngapfa. Yesu aramubwira ngo humura, ngo ibyo ngibyo byihorere. Petero inkoko itari yabika kangahe? Gatatu. Uramunyihakanye inshuro 3. Petero ati ncibwa ijosi, bwa byashoboka. Nimugoroba babaraje baramufasha. Petero aratangaye kuri kw'Imana. Petero baje kumufata bari mu gashyamba ka Getsemani, bazana n'amatara baramwegera. Bamaze kumwegera Petero abafite Petero nzamubaza iriya nkota yagendanye na Yesu imyaka 3. Mana yo, tamubaza uburyo yagendanye n'umwami Yesu afite inkota kuri kw'Imana imyaka iyi. Abantu tujye tugenda n'abafite inkota tutabizi. Abantu tujye tugenda n'abafite utuntu bibitseho tutabizi. Kweri tukagendana n'abantu tukagira ngo n'abantu turi kumwe, twarambura amaboko bakayarambura. Abantu uzi ko dufite abantu mu rusengero bajya barambura amaboko, umutima utarambuye amaboko. Mwari muzi ko mu rusengero dufite abantu bajya babyina imitima itabyina. Mwari muzi ko mu rusengero dufite abantu umuntu ugusuhuza ngo Yesu ashimwe, umutima uvuga ngo uragapfura ka abo ngabo ni ba Petero bagendanye na Yesu bafite kwaje. Ibabane n'ababwiye bagiye kubatizwa, babandi tuye tubatiza tukabashyira mu mazi bumutse, tukabazamuramo batose. Ari abapagani mu byo bavuga, ari abapagani mu byo bakora, n'uburyo bareba ari abapagani. Kandi ubupagani bwabo ntabwo batinda niba natinye kubizana mu rusengero. Ay, ndabazi banyana b'iminsi abavanyamo inkota, ariko mudahuza ugutwi hasi. Yesu arareba ati fata ugutwi teraho. Petero avuga ati ariko ndatanga uyu mugabo ndi kurwanira. Tipe witwa Petero yarwanishaga umubiri, bari mu ntambara y'umwuka. Warwanisha umubiri, mbwirira mugenzi wawe ngo ujye umenya intambara z'umubiri n'iz'umwuka ntabwo zirwanwa kimwe. Ntabwo intambara z'umubiri n'iz'umwuka birwanwa kimwe. Hari intambara zitarwanwa n'amakofe n'imigeri,
nishi. Hari intambara zitarwana n'inkokora ni dutsinzino, hari intambara turwana dufite. Nimongera kumamagara nzababwira uburyo intambara urwaniye mu bwihisho intsinzi ibyinirwa ku karubanda. Ninongera kugaruka hano nzababwira uburyo intambara turwanira mu bwihisho ducecetse victory cyangwa intsinzi ibonekera ku karubanda. Ariko sicyo cyanzanye. Petero yari yananiwe gutandukanya. Petero yihakanye Yesu kumugaragara izuba riva, nta musirikare umubajije, nta mucamanza umubajije, bari bibereye mu nzu, abandi bari kumucira urubanza. Petero ajya kota, bamurebye uko asa nuko yambara nuko ameze, baraza baramwati ni wowe murasa. Petero amwati ibyo uvuze niryo zina ryo, n'ubwa mbere nyumvise mu matwi, piri upfira. Baramushinja ati nukuri uwo nguwo muvuze. Ariko Petero ndamukunda, badisime niyo mpamvu nzajya kumusura nabibabwiye ngo amwihakanye gatatu. Yesu arebye bahuza amaso. Petero na Yohana, Petero na Yuda ntabwo batandukanyije ibyaha. Ariko Petero nubwo ari umunyantege nkeya, Petero arahagarara agakurikira Yesu. Petero arebanye na Yesu, yamwihakanye. Petero ngo aragenda ajya hanze ararira, ntiyakora nka Yuda w'igikenya, yigarukira kwa Yesu, arongera barakomezanya. Hamuye Imana. Petero barakomezanya nta kibazo. Yesu baramwica. Hanyuma umunsi bababwiye ngo yazutse, babagore bazanye inkuru nziza. Niba umuntu wa mbere filime ndeba zirasekeje. Petero aravuduka akajyana na Yohana mwene Zebedayo. Bagera ku mva ya Yesu, Yohana akamera nk'arunguruka. Petero aramuturuka inyuma amufate amashati ati inyuma. Petero yinjire akunguta imyenda, asohokana inkuru nziza. Rero Petero ariruka abwira abandi ati yo yemwe nukuri kw'Imana, wa mugabo twagendanye yagize ati yazutse. Uwo ni Petero. Hanyuma twasomye Yesu arababwira ngo, mwibuke ibyo yababwiye mu butumwa bwiza, arababwira ngo ngiye kugenda, nzabohereza umwuka wera, azababera umufasha, azafata kubyo mu ijuru abibahereze. Umwuka wera nzaboherereza azabayobora mu kuri kw'Imana kandi azabemeza iby'ibyaha. Petero agumana n'abandi. Hanyuma umunsi umwe umwuka wera aramanuka. Petero yari umunyantege nkeya kurusha Alfonsi. Petero ariko umunsi umwe bamaze kuzura umwuka wera, nimumpere Imana icyubahiro, bamaze kuzura umwuka wera, Petero muraza kumubona yabaye umugabo utandukanye na Petero wa mbere, amaze kuzura imbaraga z'umwuka wera. Mwibuke kaba abantu yabwiraga bamaze kuzura umwuka wera bari bamaze kubashinja ko basinze. Petero arahagarara imbere y'abantu buzuye Yerusalemu, bavuye mu mahanga yose. Petero arababwira ngo yemwe bantu mwaturutse mu mahanga yose mwe, nimwumve kandi mumenye, ntabwo aba bantu mureba, ntabwo twasinze, ahubwo ni isezerano Imana yahanuriye mu muhanuzi witwa Yoweri ryasohoye. Arababwira ngo uwo nguwo mwuka niwo twakiriye. Asifiwe Yesu, haleluya. Agumiza Bibiliya banga babwiriza ubutumwa. Amaze kubabwiriza ubutumwa, ibihumbi bingahe? Ibihumbi 3 byikubita hasi birakizwa. Arangije arababwira ngo nimwihane, umuntu wese muri mwe abatizwe mu izina rya Yesu Kristo. Uwo nguwo Petero yatinyutse abakuru, arababwira ngo mwebwe wa wundi mwishe mukamubambisha amaboko yanyu, mwabagome mwe, urya mwishe mukamubamba mukamushyira ku mutaraba, niba ukoze ibi ngibi mureba, nizo mbaraga twuzuye mureba. Petero muramureba mu gice cya 3. Petero aje mu rusengero ahasanga ikirema cyari kirango gisabirije imyaka myinshi. Petero atikibwira ngo udusabe. Ifeza n'izahabu ntacyo dufite, ariko icyo dufite turikibaha mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Amufata ikiganza aramuhagurutsa, aba muzima, binjirana mu rusengero ashima Imana. Umunyantege nke Petero umunsi umwe aratanga yego asorezaho dusenge. Yesu aramuhamagara, Petero ngwino hano. Agarara ngaho arahagara. Petero nta soni afite, agarara nawe arareba. Petero bite byawe ni sawa, umeze neza? Tayari meze neza, ndakomeye. Petero tubwizanye ukuri, turi abantu b'abagabo babiri. Petero urankunda? Petero ntakore ku ruhande, ndagukunda. Petero urankunda? Nukuri ndagukunda. Petero urankunda? Urabizi neza ko ngukunda. Inshuro zingahe? 3. Nkunda Yesu. Yamwihakanye 3. Akanwa kamwihakanye kangahe? 3. Karongera karahamya ngo
ndagukunda inshuro zingahe? Eshatu. Uko amwihanishije gatatu, uko amwatuje gatatu, amugabira gatatu. Asifiwe Yesu. Tumwihakana karindwi, akatugabira karindwi. Ni umunyempuhwe, ni umunyembabazi. Bibiliya iravuga ngo kubw'umutima w'imbabazi Imana ifite, ibyo bituma umuseke udutambikira uvuye mu ijuru kubiteka. Twese turi abanyantege nkeya, dukeneye ubuntu bw'Imana muri uru rugendo. Muri uru rugendo nta munyembaraga urusha undi. Bene data, nimuzajye mubona umuntu waguye yavuye mu byizerwa, mwere ko tumucira urubanza, zamunaniye zose n'ubuntu bw'Imana. Ibyo dushobora tubishobozwa n'ubuntu bw'Imana. Tugendana n'Imana, tuyobowe na Yesu, twuzuye umwuka wera, kandi izo mbaraga z'umwuka wera nizo zidushoboza ibyo umubiri utashobora. Imbaraga z'umwuka wera ziri muri twebwe nizo zituma dusimbuka aho kamere zacu zitasimbuka. Imbaraga z'umwuka wera nizo ziye zituma tunesha ibyo kamere zacu zitanesha. Imbaraga z'umwuka wera nizo ziye zituma turwana intambara, tukagenda twemye kandi tuzifite. Tukagenda intambara mu buzima bwacu, ariko bugangira bugacya, bukongera bugacya, dukozura umwuka wera. Hari igihe tuya dusonza, ntibitubuza guseka, ntibitubuza kubyina. Hari igihe tuya dufite intambara mu buzima bwacu, kubw'imbaraga z'umwuka wera tukazinesha. Abantu bakibaza, tukababwira ibyo twanyuzemo, bakibaza igihe twabinyuriyemo, kumbi twarwanye bucece. Kubw'imbaraga z'umwuka wera turanesha. Imbaraga z'umwuka wera ziduha kuvuga ibyo kamere zacu zitavuga. Imbaraga z'umwuka wera ziduha kubona ibyo amaso y'umubiri atabona. Imbaraga z'umwuka wera by'amatwi y'umubiri atakumva. Imbaraga z'umwuka wera nizo zidutandukanya n'abantu bari hanze. Izo mbaraga nizo zintandukanya n'abagabo bahangaye Kamembe, n'abagabo bahangaye bari hano Cyangugu. Izo mbaraga nizo zintandukanya n'abantu Imana yaremye bakayivaho. Izo mbaraga nizo zimpa imbaraga zihagarara munsi, zimpagarika munsi y'umusaraba, ngahagarara nemye ndi mu buntu bwa Yesu. Tujye gusenga Imana. Isengesho ryanjye muri uyu munsi riravuga ngo Imana ikomeze kuzuze imbaraga z'umwuka wera, ugendane n'imbaraga z'umwuka wera, ujye ukorera mu mbaraga z'umwuka wera, ujye uvugira mu mbaraga z'umwuka wera, ujye uneshereza mu mbaraga z'umwuka wera, ujye urwanira mu mbaraga z'umwuka wera, ujye umanukira mu mbaraga z'umwuka wera, ujye uzamukira mu mbaraga z'umwuka wera. Tubeho twuzuye imbaraga z'umwuka wera. Izo mbaraga nizo zihindura abana b'Imana, tugakorera Imana mu by'ukuri ndetse no mu mwuka. Dusenga Imana. Mwami Imana, mu izina rya Yesu, kuzuza imbaraga. Tubonye umunyantege nke witwaga Petero, tumubona ataruzura umwuka wera, tumubona adandabirana, tumubona ahinda imishyitsi, tumubona Mwami avuga amagambo rimwe na rimwe atarimo za logike cyangwa gutekereza cyane. Tukamubona nk'umuntu usa naho yahubukaga mu byo avuga no mu byo akora. Ariko umunsi umwe izo mbaraga supernatural power, izo mbaraga ndenga kamere z'umwuka wera, imbaraga zawe zirenze uko dutekereza n'uko twibwira. Izo mbaraga zimaze kubuzura, tumubona ahagarara ahamya kandi abantu bagakizwa. Tumubona ahagurutsa ibirema, tumubona ashinga itorero akaribera umuyobozi. Uyu munsi tukaba duhagaze ku birenge bya Yesu, duhagaze no ku birenge bya Petero washinze itorero muri iyi si. Mwami Imana, turagusaba ngo ukomeze twuzuza umwuka wawe, umwuka wawe dutinyure kukuvuga neza, adushoboze kuvuga neza, atushoboze kugukorera mu bikomeye tugukorere, ahakomeye tugukorere. Mwami Imana yacu, tugendane nawe, turabatinze kurushaho kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Byifuzo byacu urabizi. Uyu munsi wanejeje umutima wanjye muri ariya masaha ya 4:30. Wari umaze iminsi umbwiye ngo ngiye kwitaba telefone y'umugisha, kandi iyo telefone nayakiriye, iruhura umutima wanjye, mbere igisubizo. Niyo mpamvu sengera abagabo bari mu iri teraniro n'abari online, ababyeyi, abasore ndetse n'abakobwa, kugira ngo Mwami Imana yacu, umuntu wese wumvira ijwi cyangwa uzaryumva ko ibihe bizasimburana iteka, azabona ibyishimo n'umunezero nk'uwo wandemeye uyu munsi. Tanga ibyishimo,
tanga umunezero, tanga amahoro, tanga ubuzima, tanga umugisha. Kingura inzira, kingura amarembo, kingura amadirishya y'umugisha, kingura Mwami Imana amasoko y'imigisha ubuzima bwawe. Agura iri torero kandi amasezerano warihaye asoze. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ibyo dusezeranyije Mwami, ubuhanuzi bwanuriwe iri torero uryagure kandi izina ryawe rihabwe icyubahiro. Kandi aba bagabo n'aba babyeyi, abasore n'abakobwa bashyize hamwe bakubaka umurimo wawe, bakagura ubwami bwawe, bakaba bari gutunganya inzu yawe kandi bari gukoramo byinshi, bagashora ubutunzi bwabo. Baho umugisha utagabanyije, bagere neza muri byose, ntazagira icyo bakena, ntazagira icyo babura. Byoro bongera uko bwije n'uko bukeye, byongera iby'umwuka, byongera n'iby'umubiri. Kandi Mwami Imana yacu ujye ubarinda mu byo bakora byose, ujye ubamugiriza mu byo bakora byose, ujye ubarinda kandi ubarindire, ujye ubarinda ibyago bibabe kure, kandi umugisha yawe hafi yabo, bahinduke abanyamugisha, babahesha b'umugisha, ntazagira icyo babura iby'umwuka n'iby'umubiri. Uhabwe icyubahiro Mwami, tugukomeye amashyi tugushima. Uhabwe icyubahiro Yesu, ushyirwe hejuru, ushimwe muri byose, mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu, amen. Imana ibahe umugisha. Amashyi menshi cyane, amashyi menshi cyane.